indi ndirimbo imwe kuko babikoze neza. Reka twongere Imana yacu amashyi menshi.
noneho reka duhezagire n'umuntu wagize iyerekwa akavuga ati naba hagiye kurara y'urubyiruko tukomera amashyi kuba amashyi amavuta ya hano tugira surprise every day. Iriya korari iraje dukubisemo akantu gatuma tuvuga ngo ariko umuntu udafite ibyiringiro ashaka ntiyagira ibyiringiro. N'ubwa mbere bahagaze kuri kamera, n'ubwa mbere wa presence ariko wagira ngo amaze nk'imyaka nk'itanu. Hari amakorari menshi barusha. Haleluya. Urubyiruko rwacu mu joining y'urubyiruko ajya muri korari z'urubyiruko irabonetse. Shalom ifite uburenganzira bwo kujya aho ishaka izahitamo uvuga ati ngenda ashaka kujya. Ariko urubyiruko mugomba kujya mu rubyiruko kandi biravuga ngo toza umwana wawe inzira azarinda agira gutera. Burya umwana agize base nziza bigenda neza. Reka twakire pastor kandi like comment y'umupapa mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane umuyobozi wa gahunda. Abantu babonye ikorari ubwa mbere dukomere Yesu amashyi menshi. Ntabwo byoroshye, ngewe nagize ngo wenda ni nka ministeri cyangwa se abandi baririmbyi baturutse Bunyana ka baririmbye kuko ngewe birantunguye. Binjiyemo hano ubona ko ari abaririmbyi bamenyereye, sinzi niba mwayibonye, kandi baririmbye neza ku manota yose. Tereze icyubahiro. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero buri wese yemerera igikombe cy'amata n'agakeke. Ariko twoge Imana amashyi bura papa baduhaye ibintu bifatika. Kera iyo mufite abana mu rugo hari igihe umwana akora cyane umubyeyi akavuga ati nzakugurira umwenda sha ukoze neza. Haleluya. Ariko bakoze neza no kuri Imana ibamugisha kandi izo mbaraga barimo bazigumemo. Kuko ijambo twasomye rivuga ngo nuko umwana arakura agwiza imbaraga. Namwe mugwiza imbaraga kugira ngo nyine namwe iby'Imana avuze bibasohoreho ku buzima bwanyu. Tugeze mwanya wo gushima Imana, guhimbaza Imana amashimwe mu izina rya Yesu. Abagabo badiyakoni bakabageje hano ibiturisho kugira ngo duhimbaze Imana mashimwe mu byo twabonye twaronse kuva kuwa mbere kuza ku cyumweru kugeza uyu munsi. Hari isaga zagiye ziba, hari ibintu mwagiye mwumva byagiye biba, abantu benshi bagiye bava mu mubiri, impanuka nyinshi zagiye zibaho zikomeye. Ariko niba ukibasha gutera kuka, ukibasha ufite agasura ka Yesu, ushima Imana. Haleluya. Noneho tugiye gutanga ituro ry'ishimwe duhereye muri kino gihande. Hari abanzi bino bihande bibiri haze guruka bino bihande bibiri kugira ngo tubikore muri discipline mu izina rya Yesu. Twakira Jackie, nanavuze ko nta muntu uririmba azarimba kwa gatatu no kwa gatanu, ariko ubwo kubera ko ari kimwe cya mbere ari we muntu mpereyeho mu kwezi naririmbi, ariko igitero kimwe na rofuri mu izina rya Yesu. Yesu muchongozi, shimwa nawe autanze, shimwa nawe mukawera wamutumbenye, wowe ntujuhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu. Wowe haleluya
habwa ikuzo mana yacu kuko urabikwiriye turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga n'imirimo iyo twakubona turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga haleluya iyo twakubonanye haleluya. Ndashima Imana ko ari umukozi w'umuhanga, ndashima Imana igira neza bugacya bukira. Nibwo bwa mbere ngiye guhamagara umushumba ngo dushime Imana mu byubahiro bye, nahaguruke dushime Imana. Ndashima Imana mu kwezi kwa kabiri nagiye ku musozi umwe, Imana irambwira ngo hari uburwayi ugiye kurwara bw'amayobera, ubwo burwayi ntuzirwanirire, ntuzajye mu bapfumu, uziringire Imana. Mu kwezi kwa gatanu matariki ya mbere nafashwe n'uburwayi nkumva ni malariya, njya kwa muganga, ngeze kwa muganga bampa ibitaro, ndivuza nka malariya birarangira, barambwira ngo taha. Birangiye imiti ndayinywa ariko sinakira. Haje kubaho uburwayi nkajya numva ndi gushya umutwe, nkumva ndi gushya nkashya, nkumva ni nk'umuriro uri mu mutwe. Kavuga se Imana ibi bintu ni ibiki? Nkanywa imiti, nanyweye imiti y'amoko yose ariko sinakira. Abantu bakajya bangira inama ngo barokore muri abasazi, ngo ubwo ntiwajya kwivuza ibisazi ngo ujye mu kinyarwanda. Nkababwira nti reka reka, niringiye Imana yonyine. Baje no kundangira umuganga uri za Kinyinya ngo ureba umutsi wo ku bwonko, ariko umutwara arambwira ati nuramuka ugiyeyo ntabwo uzaba wiringiye Imana, usenga wabonye iwanyu ku rusengero. Baje kundangira abakozi b'Imana benshi, nkajya njyayo ariko nkibagirwa ko umushumba ahari, nkabyibagirwa nkajya ahandi, nkagenda bakansengera ariko singire ikintu mba, singire ikintu numva bihindutseho. Ndashima Imana, negereye umushumba mubwira ikibazo mfite. Byari kuwa gatandatu, nza kuza kumva noneho ngiye gutora amashashi, ndanamuhamagara numva telefone ye ntago iriho, ndasara baramfata, umutwara araza aramfata ati ibintu ni ibiki, turamuhamagara biranga. Bukiye ari ku cyumweru nza kuza ku rusengero, ndavuga nti uko byagenda kose uyu munsi ndabonana n'umushumba, hari ikintu Imana iri bukore. Naraje ndamwegera ari nimugoroba, yicaye hariya, ndamubwira nti mushubi biranze, ndumva ngiye gusara, nkumva natura nk'intebe nkayirukankana, nkumva ndi gushya sinzi ukuntu meze. Umushumba yaransengeye, namaze ibyumweru 3 byose ndi gushya mu mutwe, barabuze indwara. Ariko ndashima Imana ko uwo munsi umushumba yansengeye arambwira ngo ndakize. Ntabwo nzi ukuntu nabivuga. Ndashimira umushumba, nagiye ahantu henshi, nagiye Kicukiro ahantu bandangiye ku mupasiteri wundi, ngewe ntibyagira ikintu bimara, ariko umushumba wacu nimukajya mujya gushakira ahandi hantu Imana, mujye muza ku mubyeyi wacu umushumba. Mushumba ukuri ndagushimiye, hari indi yereko wagize umbwiraho, byari bigoye kuba nasenya, kandi nabonaga bitoroshye. Birangiye ko mbona ngiye gusenya byarangiye, umushumba iryereko yararimbwiyeho, akajya mbaza ati bimeze bite, ariko nkabona byaranze. Ariko ndashima Imana kubw'umushumba yaransengeye. Mushumba ndagushimiye, n'Imana yo mu ijuru mve ko nyishimiye, nkashimira Rwagasore nawe Imana imuha umugisha aho bikomeye, iyo umwitabaje nawe aragutabara. Imana yumve ko nyishimye. Kubw'izo mpamvu rero nari nemeye ko umunsi nakize, nzumva nakize neza, nzagura intebe mu rusengero.
murakoze mu mere amashyi Imana ba special. reka mvugeho gato hasi ntwara iminota. Ndashima Imana kubwo abakristo Imana yagiye iduha, kandi twagiye tubonaho umugisha, tukareba ubwitange bwabo, tukareba ibikorwa byabo. Rimwe na rimwe nk'iminsi yabo y'akazi baragenda bakakora, akajya n'indi minsi cyangwa se ibindi bihe bagenera urusengero rw'Imana. Kubw'iyo mpamvu ndashima Imana mwese muri hano, Imana ibahe umugisha, muyageze gukora kugira ngo Imana butere imbere. Imana ibahe umugisha. Kubwa Jackie ntabwo nabyibagirwa kuva yagera hano, ntabwo iteraniro rishobora kuba adahari, ngira ngo murabibona buri munsi aba ahari. Rimwe nagize n'ubwo nta kindi kintu ukora, arambwira ngo arakora, rimwe niba yanazindutse akavuka akaza hano. Ndashima Imana. Iyo ndwara babwiye yararwaye, yari impangayikishije, najya mu rugo nkamusengera uko twari tuzeye ngo ngewe nawe. Ndashima Imana ko Imana yumvise gusenga kwacu. Reka mbasabe dukomere Imana amashyi ya speciale. 1 2 3. Reka twongere Imana amashyi kuko yakoze imirimo itangaje. Reka twakire famiye ya Theo mu izina rya Yesu. Nayishime Imana. Turebera aho Imana turebera aho tutareba, Tureberera aho Imana turebera aho tutareba, aho Imana turebera aho tureba Imana turebera aho Imana turebera aho tutareba, iyo Imana turebera aho Imana turebera aho tutareba, Imana turebera aho Imana turebera aho tutareba. haleluya. Haleluya. Duhagaze hano nka famiye Theo, ariko twasabaga abavandimwe bigira imbere dushimana Imana, dusaba n'umushumba wacu kugira ngo yegere imbere dushimane Imana, na mama Rebeka na pare niba ari hano nawe yegere imbere. Pare mbanza ntawe uri hafi, ariko buriya arahita araza nawe nta kibazo. Ariko ndi kubona hari. Haleluya. Twebwe nka famiye turashima Imana cyane, nyuma yuko dukoze ubukwe twahuye n'ibintu byinshi cyane, ariko twabihagazemo kigabo, duhagararana n'Imana yacu kuko hari ikintu yari yaravuganye natwe ko hari ikigomba kudukorera. Amen. Rero turashima Imana mu buryo bukomeye, kuko Imana hari ibintu yakoze, yaraturinze iduha umwana muzima w'umuhungu. Rero nyuma yuko dukoze ubukwe hano, mwese mwenda bamwe bari bahari barabizi, madamu yahise asama, kuva asamye ntiyongeye kuva mu rugo. Abadamu barabizi ukuntu bigenda, yahise aba ikimuga, akaguru kamwe ntawe kakoraga.
ariko imana yabanye nawe nanjye ibana nanjye igenda idukorera imirimo n'ibitangaza. Nyuma y'uko rero igihe kigeze kiragera cyo kujya kubyara, arabyara, ariko umwana nawe avuka igihe kitageze, biba ngombwa ko umwana ajya muri puvezi. Ntabwo ari uko twatuyobeye ko twabwira umushumba, ariko mu bihe byo gusenga ugomba kwiringira Imana, ntabwo ugomba kuvuga ngo urarushya umubyeyi. Namwe mujye murwana intambara bucece kugira ngo Imana namwe ikorane namwe, kuko Imana ni yawe nanjye, ntabwo ari y'umushumba gusa. Umushumba aba afite ibintu byinshi byo gukurikirana, ntabwo ari ngombwa ngo tumugore. Haleluya. Rero turashima Imana ko umwana yamukuye muri puvezi akavamo amahoro, dore ni umusore ni umugabo. Turashima Imana ko yatugiriye neza. Nyuma yaho gatoya haje kuba n'ikindi kibazo kitari kitworoheye, ariko nacyo Imana yaragikoze, ntabwo ari ngombwa ngo nyivuge, arakivugira kugira ngo nizimba ngenyine. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Yenejejwe n'Imana mu mutima kuba nanjye yarangize umubyeyi, nabonaga bitashoboka ariko Imana yarahabaye. Imana iturebera aho tutareba. Haleluya, ndafashe ndangije nyine ndarwara ndaremba, umwana avukiye amezi 7. aho se wamara kwa mwe uzambereza umwana wuzuye nongeye kugira umwana utuzuye, ariko Imana byose yari igize ute, yari ibizi. Reka twe kuvuga byinshi. Nyuma yaho turabyara, umwana amaze kugira amezi 8, maze ari mu kwa 3 twimukiye ahantu duhita duhura n'ibibazo. Narahageze, tugeze mu gipango habaga umwana n'uyu mwana wanjye, kuko ndiko ababyeyi wabona umwana uri gukambakamba ukajya ukamufata, mufasheho mu gitondo saa 7 z'amanywa, namufasheho saa 2, saa 7 aravuga umwana arapfuye. Byambaye ibibazo kuko uwo mwana njye wirirwana nawe mu gipango hamwe n'umukozi, baravuga baratugera kudufunga, baradufunga, bajya kureba umwana baramupima, turi muri gereza ndi kumwe n'uyu mwana bebe. Uyu mwana yitwa Iradukunda. Imana iradukunda pe, twese tumwita Iradukunda. Yitwa Iradukunda Rwema Ariva. Tujya muri gereza tumaramo ibyumweru 2 njye n'uyu mwana, bakora amaperereza nyine, ariko Imana ikagenda ibwira nzakugirira neza. Ariko nagiye gusengana barambwira ngo amapingu, tabasa amapingu ko ntari umujura, ko nacuruza ngo bya bindi bya fraud, ubwo bamfata ute. Nire turapinga ariko Imana igireba. Haleluya. Ndimo gushima ko Imana nkuyeho amapingu rwose. Abantu bose barabona bajyanye muri Pandagare ndetse n'umwana, bakababega akagore keza we ngo kumukishe, bakavuga nkumva nkagenda ndikubwira wa Mana uri kureba iki gitutsi, bari kumbwira ngo narishe, kandi ntarishe untabare. Imana yarantabaye inkura muri gereza, twatumazemo ibyumweru 2 byari bikomeye. Abaturanyi bose bavuga ngo ni uriya mubyeyi wirirwanaga n'uwo mwana, umuntu wese watambukaga bavuga ko uwo mwana ninjye wamwishe. Ariko Imana yarandwaniriye, nta ruswa twigeze dutanga. Imana yahagaze aho hantu, ntago birangiye. Ejo bundi umugabo wanjye rero nawe afite akazi benduza arangije. Reka bose umugabo wanjye rero afite akazi, bayimuhaye akazi, twe tumaze igihe nta kazi dufite, turi mu bushomeri. Satani ajya ahora adufuhira ariko azatsindwa. Haleluya, haleluya. Nuko rero umugabo agiye ku kazi kwa 6 ku munsi w'umuganda, aragenda abasheri urugendo rwiza, akagenda bitamurimo. Ndajyaba ko yari abantu bafite akazi kabi muri iterani, Imana ibahereza akazi keza. Haleluya. Umugabo wanjye aragenda, yabyukaga saa 12 agenda, akagaruka saa 5 z'ijoro. Sinari narumiwe, ariko Imana ishobora byose. No kutamubona zahangaha ni ukubera ako kazi. Murabizi muri Kigali kujya udakora ni ikibazo. Umugabo aragenda kwa 6 saa 4 ziragera, numva umugabo wanjye nimero ye yanze gucamo, ariko ngumva umutima uri kungubita, ariko ngumva akagukora zikakuza ngo Imana itureba aho tutareba. Bigeze saa 5 z'ijoro mbona nimero irampamagaye, impamagaye numva arama ngo sheri uyu munsi ntabwo ndataha, ngo bibaye ngombwa ko ndarara ahantu. Uri hese? Arambwira ngo ku kazi habaye ikibazo, ngo babafunze. Wiki naho se wa Mana ejo bundi mva muri gereza tariki 15 z'ukwa 3, none umugabo agiye muri gereza mu kwa 6. Ibyo ni ibiki? Uru ni urugo waduhaye cyangwa waduhaye gereza? Naraye
twitunganya imbere y'Imana ariko Imana iturebera aho tutareba. Haleluya! Ndashima Imana ko yaduhagazeho. Ni ukuri abantu bashobora kubanga abantu bakagenda ariko Imana yonyine ntabwo ijya idutererana. Haleluya! Ndimo gushima Imana. Ejo mugabo wanjye nagize anniversaire turi mu bitaro, umwana wanjye nyine ari muri Provence, turi mu bitaro, anniversaire yanjye iba turi mu bitaro. Ejo nanjye nari mfite anniversaire, nagiye gusenga ku musozi, uyu mumama wanjye wajyanye mbwira Imana anniversaire yanjye buri gihe iba turi mu bibazo. Wa Mana kubera wankoreye ubukwe nshinge ko wankoreye ubukwe ukambereza umwana muzima, umbabare anniversaire yanjye ibi umugabo yaje basi bigaragaze ko nanjye wanyumvishije. Ni ukuri ejo nagiyeyo baramunyima ariko nkomeza nguma muri gereza nkajya mbagasinda ahangaha, nagendaga nkarira bakangirira impuhwe n'umwana akarira bakatugira impuhwe bakajya kumuduhereza. Ejo ndashima Imana ko ejo Imana yampaye anniversaire yanjye turayikora, mubere Imana icyubahiro. Ni ukuri kw'Imana Imana ishimwe. Haleluya. Nongere muduhere Imana icyubahiro. Njye ndashima Imana ko ntago nari nagiye muri gereza mu buryo bwo gufungwa, kuko nari nagiye mu ivugabutumwa, niryo nari nagiyemo. Uri kumva ijwi ryanjye ntabwo riri gukora neza, ariko mu minsi namaze nari ndi mu ivugabutumwa kandi hahindutse benshi kubw'umurimo w'Imana ukorerwamo hariya. Nubona uri hano ubasha gusenga ugasenga utabirimo neza, hari abasenga Imana ikabana nabo kandi ikabumva. Muri gereza harimo abantu basenga birenze uko ubyumva. Wowe hari igihe uba uri hano hanze uzi ko abarimo hariya nta kintu bakora, barasenga. Njyewe uwo munsi banjyana mu iperereza numvaga abantu bari gusenga, nkavuga ati saba abantu bari gusengera, nkagira ngo wenda nta hantu hari urusengero inyuma, naho nabo muri gereza bari barimo guhimbaza Imana. Bahimbaza Imana bakavuga Imana mu buryo bushimisha Imana nayo ikanezerwa. Gusa wenda baba ari abanyabyaha, ariko ndashima Imana ko navuyeho harimo n'abantu bemeye ko bagiye gukurikira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Rero icyo nashima Imana nanjye yagiye ibana nanjye cyane. Imana yarandwaniriye kandi yaranamvuganira, ntabwo byari byoroshye, ariko twabonye nako ejo baduhamagara ngo dutahe. Rero mumere Imana icyubahiro cyinshi cyane. Yesu nashimwe. Turashima Imana ku muryango w'umuhungu wacu ndetse Kristo w'itorero, ndetse ndashima Imana ku bwa mushiki wacu nawe turi kumwe nawe hano, Mama Rebeka ndetse na Jean Jacques. Buriya umuryango iyo utangiye Satani awucisha mu bintu byinshi bikomeye, ariko Imana ishimwe natwe tugiye kugira kwa kundi yabigize ngo haleluya. Ndashima Imana ko Imana yabakuye mu nzu y'imbohe, ntabwo byoroshye. Umwana akaba twaba tufite ari muzima, nishimwe rikomeye. Igifungo cy'umuntu bagukeka ko waba wishe ni ikintu gikomeye. Mureke dupfuka duhereze Imana icyubahiro. So ku icyaha kitagufata cyanagufata kandi utarabikoze, reka duhereze Imana icyubahiro. Dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Mu by'ukuri afite amashimwe akomeye adasanzwe, kandi Imana izakomeza kubarinda. Ahubwo icyo mbona twabasengera, hari icyo ushaka kuvuga? Okay. Haleluya! Haleluya! Shima Imana muri iki gitondo. Kwa kabiri nari mfite urugendo ngo mu ntara ngiye gushaka ibyangombwa, pasiteri yarembwe ngo kwa gatandatu nzabibona. Shima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko yigwatirije nkataha mbibonye. Nagiye ndi mu masengesho nayarayemo nayiriwemo, Imana yo mu ijuru ibana nanjye. Byari bigoye, byari bikomeye, murozi yari yahagurutse yahagaze, ariko Imana irigwatiriza. Akajya avuga ngo ntabyo ubona, ngo ntabyo ubona. Ndamubwira ngo ndabibona kubera Imana nakurikiye. Bigejeje ku mugoroba saa 2 nibwo babimpaye z'ijoro. Aravuga ngo Imana wakurikiye ni Imana ko.
ngo nanjye ndayibonye. Iyo Mana rero nawe uzayikurikire kuko ni Imana itabeshya. Nkajya mbwira Imana ngo se Mana kuri munyereka ibyanjye ntunyereka ibya musaza wawe. Shima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko nagiye ku musozi Imana ikambwira ngo uramufungura. Imana yo mu ijuru iyo wumve ko nyishimye umunsi yamaye kumufungura ntabwo yawurengeje. Imana yumve rero mu gihugu cyo mu ijuru. Reka tubasengere mwapfukama. Mana ikomeye, Mana ijya neza, turagushimiye mwa Imana ko uri Imana ijya neza. Umuryango wa Theo uri hano, wabagiriye neza, ubacira inzira, twarabashyingiye hano muri amateraniro y'abizera Yesu. Baragenda basama nk'uko abandi basama, nk'uko babivuze, ukuguru kugira ikibazo, umwana avuka atujuje igihe cyo kuvuka, amezi makeya, habonekaho igifungo, mama w'umwana arafungwa azira ikintu gikomeye cyari gushobora no kuba cyamufunga burundu. Nyuma yaho umugabo arafungwa. Inzira y'umusaraba baciyemo ikomeye, wababereye Imana. Ndagushimiye kumvishe gusenga kwabo no kwinginga kwabo. Ndagushimiye yuko haleluya imbaraga zawe n'ubuntu bwawe mwami byagaragaye ku buzima bwabo. Turagushimiye mwami kuko uri Imana ijya neza. Ndagushimiye imirimo yawe itangaje ku bwa madamu wa Theo, ibyo wamukoreye ku bwa Theo, ndetse n'umuvandimwe agiye gushaka ibyangombwa baramubwiye umunsi agomba kujya kubishakaho. Ntabwo byari byoroshye mwami, ibyo tubwira iyo tubikoze nk'uko wabitubwiye biba uko nguko. Ndagushimiye ku byangombwa yabibonye, kandi n'ibindi duhaye tugusengera mwami Imana ko ugiye kubikora. Urakoze mwami, tugukomeye amashyi n'impundu nyinshi kuri Imana ikomeye none iteka byose. Amen. Niba twarangije gutanga ituro ry'ishimwe, reka twakire umuntu tugezaho amatangazo mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva amatangazo y'itorero. Itangazo rya mbere, Yesu n'umwami. Tugira amateraniro kuwa gatatu ndetse no kuwa gatanu, atangira saa 3 akageza saa 9 z'umugoroba, abari icyumba cy'amasengesho. Tukagira amateraniro kuwa kabiri ndetse no kuwa kane, atangira saa 11 akageza saa 1 z'umugoroba. Tukagira